dusanga umuntu wese utari mu ijambo ntabwo umwana aravuga aracyari kure. Ariko Yesu yagize neza mu miryango w'abana batanu nawe yarakuvanyeyo arakuzana aragufata aragukomeza none uri mu nzu y'Imana ushima Imana. Ahari amenyo aba yaravuyemo ariko turacyari muzima. Yo yakurinze wakoze ibikomeye ngewe ndagushima, wakoze ibikomeye nzajya gusingiza, wakoze ibikomeye nzabivuga hose. Bibwira abatabizi nabo babimenye, maze dufatanye guhimbaza Imana. Nta gakondo dufite muri iyi si, hano mu isi turabashyitsi, hano mu isi turabagenzi, hano mu isi turabimubwira rwacu ni mu ijuru dutegerezwa kugatazava. Kandi igihe cyo kuruhuka kiregereje, urugendo twatangiye bene data, n'urugendo duhuriramo n'intambara. Abagenzi benshi bari mu kunanirwa, kandi igihe cyo kuruhuka kiregereje. Akabiterwa ubwoba ntibyura nabyo, ibyo byose biboneka nk'ibikangisho. Akabiterwa ubwoba ntibyura nabyo, ibyo byose biboneka nk'ibikangisho. Umurimo nimwihangane, dore igihe cyo kuruhuka kiregereje. Nimukomeze urugendo mwe kurambirwa, dore igihe cyo guhembwa kiregereje. Abakozi b'umurimo nimwihangane, dore igihe cyo kuruhuka kiregereje. Nimukomeze urugendo mwe kurambirwa, dore igihe cyo guhembwa kiregereje. Akabiterwa ubwoba ntibyura nabyo, ibyo byose biboneka nk'ibikangisho. Akabiterwa ubwoba ntibyura nabyo, ibyo byose biboneka nk'ibikangisho. Niturangiza urugendo tuzanezerwa, niturangiza urugendo tuzaririmba, tuzibanira n'umwami akaramata, atibagize imiruho yo muri iyi si. Niturangiza urugendo tuzanezerwa, niturangiza
akirishime warakoze niko natwe watura n'intambara uko ibibazo byari bitugose warahabaye wa mwana we akirishime warakoze wambukije abisirayeli inyanja itukura wabambukije byari bikomeye ibyo ngibyo warabikoze kuko uri Imana itabara wambukije abisirayeli inyanja itukura wabambukije byari bikomeye ibyo ngibyo warabikoze kuko uri Imana itabara wambukije abisirayeli inyanja itukura wabambukije byari bikomeye ibyo ngibyo warabikoze kuko uri Imana itabara. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. wakoze ibikomeye nzajya gusingiza wakoze ibikomeye nzabivuga hose bibwira abatabizi nabo babimenye maze dufatanye guhimbaza Imana wakoze ibikomeye ngewe ndagushima wakoze ibikomeye nzajya gusingiza wakoze ibikomeye nzabivuga hose bibwira abatabizi
wakoze ibikomeye nzabivuga hose bibwira abatabizi nabo babimenye maze dufatanye guhimbaza Imana. wakoze ibikomeye ngewe ndagushima wakoze ibikomeye nzajya gusingiza wakoze ibikomeye nzabivuga hose bibwira abatabizi nabo babimenye maze dufatanye guhimbaza Imana. ndahibuka intambara ajya kurwanira ndahibuka n'ikuba gihoboka Ibuka intambara nagiye kurinda kandi wibuka impfu zose warokotse bariyo migisha yose naguhaye umenye ko ibindi nabyo nzabikora. Ibuka intambara nagiye kurinda kandi wibuka impfu zose warokotse bariyo migisha yose naguhaye umenye ko ibindi nabyo nzabikora. Ibuka intambara nagiye kurinda kandi wibuka impfu zose warokotse bariyo migisha yose naguhaye umenye ko ibindi nabyo nzabikora. wakoze ibikomeye ngewe ndagushima wakoze ibikomeye nzajya gusingiza wakoze ibikomeye nzabivuga hose bibwira abatabizi nabo babimenye maze dufatanye guhimbaza Imana. wakoze ibikomeye ngewe ndagushima wakoze ibikomeye nzajya gusingiza wakoze ibikomeye nzabivuga hose bibwira abatabizi nabo babimenye maze dufatanye guhimbaza Imana. wakoze ibikomeye ngewe ndagushima wakoze ibikomeye nzajya gusingiza wakoze ibikomeye nzabivuga hose bibwira abatabizi nabo babimenye maze dufatanye guhimbaza Imana. haleluya Haleluya, haleluya. Haleluya. Twibutsa aho Yesu yadukuye bari abasinzi bari abasambanyi bari abajura neza Yesu tumuramburira amaboko yakoze ibikomeye yakoze ibikomeye yarahabaye tumukomera amashyi Yesu. nta wundi wadukurayo nta wundi wadutuvana muri ya rwobo ariko Yesu yagize neza mu miryango w'abana batanu nawe yarakuvanyeyo arakuzana aragufata aragukomeza none uri mu nzu y'Imana ushima Imana haramenye aba yaravuyemo ariko turacyari buzima yo yakurinze yakurokoye n'ubundi humura izakomeza kukurokora abaririmbyi barakoze Imana ibahe umugisha tugiye kwinjira mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana ariko reka nsabe n'ubundi dirijante wa korali yanibature hamwe n'abandi bari bufatanye batambuke bigire hafi badushyiremo ikihimbano cy'umwuka ndetse kandi tumaze umwanya twicaye duhimbaza Imana iminota ibiri yonyine duhimbaza Imana ndetse abaririmbyi nabo bakomeza gukora umurimo w'Imana batura
Imana umugisha babanguke bake cyane babanguke ibyo bituma n'ibishyirirwa ko natwe tubasha gukwambuka mu bikomeye twarakubonye turabazwa imbaraga zawe n'iki gitondo turazihamije n'iki gitondo turazibutse ibyo turabibona amanya dusengera umugaragu wawe ujye gukoresha muri kano kanya reka ibikoresho kumugisha reka ibikoresho wateguye reka ibyo wagambiriye kuganira iterano n'iki gitondo gisohorere tugiye muri we yemere ko ibikoresho byawe nawe ukoresha ijambo ryawe ryaravugukiwe n'ibizima ijambo ryawe ryihagije ijambo ryawe rifitemo imbaraga zo guhindura nubwo birirwanya hari byinshi birangana hari byinshi ariko turabigutegereje mu izina rya Yesu umwuka we yategeke umwuka we yaganze Imana ivuge kandi iyo uvuze ibintu byose birakubuza tubitegereje mu izina rya Yesu kumva ijwi ry'Imana kumva ijambo ryawe kumva wagambiriye binyuze mu mukozi wawe urakoze Mana kubikora kandi kubyemeye niko tubiteze mu izina rya Yesu Yesu ashimwe kandi Yesu ashimwe ababyumva mwese haleluya Imana ishimwe Imana yarakoze tunejejwe n'Imana muri iki gitondo gushima Imana yabakoresheje icy'ubutwari natwe ikabisohoza amaboko yayo tukazirizika kuyabona by'umwihariko turashimira abayobozi b'itorero ryacu itorero ry'umubyeyi badutekereje bakadushyira ku mutima bakavuga ati abantu bari bature bamukeye n'abana bacu bakwiye kuza bakadusuhuza bakaturamutsa ibyo ni umutima ukomeye w'abera bagaragaje urukundo rwinshi batwakira bavuga bati murakaza neza mu rugo iwanyu turanezerewe kugira abantu bose bakumukeye bongere babatunge ibiganza babasabe umugisha Imana ibahe tunejejwe rero nuko abayobozi bacu ababyeyi bacu uhereye ku mushumba wacu wa paruwase ndetse n'umushumba wacu w'itorero rya Mukeye ndetse n'abayobozi bacu badushunge
ndarwara ndaremba birakomera kugeza ubwo bakomeza kubavuye ku kazi sinakajyaho ahubwo kujya ku kazi kujya kwa muganga. Ayo ni amagambo nari ntwaye umufasha wanjye, ariko Imana ibibamo ateye inshinge bazaniye ibyo byose nari ngorora yari giteye inshinge, ariko ndatera haleluya. Umwanzi yari kugira ngo akunda murizemo umugambi, ariko nyamara Imana yageze kure. Imana ishimwe cyane kandi n'umwira cyane gahunda yo kugira ngo hanyuma twageze hano ku wa mbere tuganira ku ijambo ry'Imana, ngo nasubijemo abatari bahari nasubiramo gake gake, hanyuma bari bahari nabo tubagenda kwibukiranya kugira ngo tubone aho duhera tube nk'abasubika icyigisho cyacu kugira ngo byose bigende neza. Imana ihimbaza. Twasomye ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso igice cya 5 umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri, ariko turakomeza tugeza no ku wa 10 ndetse no ku murongo wa 17, aho twasomye mu nkuru y'uburyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Mwigane Imana nk'abana bakundwa. Haleluya. Iryo jambo twariganiyeho turamanuka tugera ku murongo wa 10, aho twasanze ijambo ry'Imana ritubwira ngo kandi mushakashaka uko mwamenya ibyo Umwami ashima. Turamanuka tugera hepfo gato, aho twasanze ijambo ry'Imana ritubwira ngo nicyo gituma bivuga ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko ahemukira Imana y'Imana. Twasanze umwana wo mu rugo igihe cyose agirwa inama. Umwana wo mu rugo igihe cyose yumva inama za se. Igihe cyose umwana wo mu rugo arazanwa, bahora yiyegerezwa, bahora bamwiyegereza buri mwanya. Kandi dusanga abana b'Imana iyo bamaze kuboneka mu rugo bicaye neza, bahita binjizwa mu kigo cy'ubushakashatsi gishinzwe gushakashaka ibyo Umwami ashima. Imana y'Imana. Twasanze iyo umuntu ari mu nzu y'Imana nabi atabigendamo neza, icyo kigo cy'ubushakashatsi nacyo kikatubona. Ariko twasanze iyo umuntu ari imbere y'Imana ari kumwe n'Umwami neza, icyo kigo cy'ubushakashatsi kiramwegera akagira ubwenge, agasobanukirwa, agatangira kumenya ibyo Umwami ashima. Izina ry'Imana rihimbaza. Aho ngaho turi ku munsi wa mbere, hanyuma tugera ku wa kabiri, aho twasanze twari dufite igihe bivuga ngo ninde ukwiye gusenga nibature. Dusanga uhereye kera nibature ntabwo yatangiye cyangwa ejo bundi, ahubwo dusanga nibature yatangiye kera cyane cyane. Twari tuzi neza ko Yesu Kristo ariwe watangije nibature, ariko twakomeje imbere gato mu isezerano rya kera, dusanga n'abatubanjirije kera mu isezerano rya kera, dusanga baragiye bagira igihe cyo gushaka Imana. Tubonera ku mwami witwa Dawidi washatse Imana mu museke, arahita akirakuramo. Haleluya. Maze nawe aho twasomye muri Zaburi ya 5 igice cya 4 umurongo wa 7, aho yavuze ngo mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, gusenga kwanjye guherekeze kuri wowe, mbe maso ndindira igisubizo. Imana ishimwe. Uwo ni Dawidi wavuze umwami. Dusanga rero kuva kera abahanga bazi gushaka Imana bahura nayo mu gitondo kare kare, tutarahura n'akazi na butiyaje, tutarahura na sitirese. Imana nayo ikiri ku mugambi yararayibona ubwoko bwanjye ndabugirane, ubwoko bwanjye ndabuhiki, tukaza guhura nayo iri mu kazi. Iruti n'abaniza mwese nibuhumure, kandi noneho ngiye kubaha imigisha myiza kugira ngo muze kugera mu mahoro. Hanyuma ndirimbo bagemuye mu kazi yigwamo, naravuze ngo hari igihe tuziba yikora mu mufuka nkatwe, ariko nk'umwami ukomeye yagendaga yifashe neza rero intama ze mu museke, avuga ati kame uyu munsi ndirirwa namwe mbarinde tumamara nijoro
gusenga nibature impamvu dukunda nibature ni uko twasanze ari kuri hoteli. Haleluya. Twasanze ari hoteli itorero ryicaye, itorero ridafite nibature nta gahunda nziza ihari. Iyo nibature igeze neza itorero riroroherwa uzazana amateraniro ku manywa oke kabisa abaguruka bagera hejuru mu kirere, ariko abantu bandi bature si kenshi basimbuka kuko baba bari mu masomo. Sinzi ibyo muze kwibuza, baba bari mu masomo kugira ngo barebe ko hoteli yaka neza nimara kwaka neza, biri buze guha abashumba kuvuga neza ku manywa, biri buze guha abaririmbyi kuririmba neza ku manywa, biri buze gutuma ibyuma bivuga neza, biri buze gutuma hari ibintu byinshi bikorwa ku mpamvu z'uko nibature yabaye maso. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nibature itagira konji, nibature igira konji ku wa gatandatu ku cyumweru honyine nibigira konji ikaza mu materaniro, ariko kugira babazi icyo bakoze. Imana zibaze. Hanyuma twibutse niho twasomye mu Baheburayo igice cya 11:6 ahatubwira ngo utizera ntibishoboka yuko anezeza Imana. Utizera ntibishoboka yuko anezeza Imana, kuko uwegera Imana akwiye kwizera Imana ko ikagororera abayishaka. Abo ni babandi rero baturuka kare babizi neza ko izi kugororera abayishaka. Haleluya. Ijambo twasanze nibature atari y'abantu babuza, ahubwo twasanze nibature y'abantu. Ko twasanze umukozi wese agomba kuba imbere ya shefu. Dusanga daso, dusanga zibanza kunyura kuri tebe zikabonana na shefu wazo, kazibwira ngo ejo bamenye amakuru yanjye atari neza, uyu munsi mugomba gukora muki, akabatekereza kubishyira kuri gahunda. Abantu kugira ngo tujye mu kazi tugomba kubanza tukajya imbere ya bose, akatubwira ngo muranyubaha. Amen. Hari abantu rero bibwira ngo nibature niyo abantu bavuga no. Niba hamwe n'ubushomeri bagusenge Imana iguhagaze, n'ubu turavuze Imana iguhagaze. Ntabwo ari iy'abashomeri, ntabwo ari iy'abasabizi, ni iy'abagabo bambara neza, ni iy'abagabo bize, ni iy'abagabo basobanukiwe bazi nibature icyo ari cyo. Twikomeze twigeze tugeze ku wa gatatu, twize ku cyigisho kivuga ngo ubuzima butagira umwuka buba bupfuye. Ubuzima butagira umwuka buba bupfuye kuko nta ntego bugira, nta ntego bugira ngo bumeze nk'indege igenda itagira ikibuga izamuhaho. Ni ubuzima butagira iyo buva, butagira iyo bujya. Bene ubwo buzima ntibumenye iyo buva, bumenye n'iyo bujya. Niyo mpamvu yubatse 5 akira, akarinda yubaka 10 akira, kuko atazi yava n'iyandi, ari mu buzima butagira umwuka. Imana itugirire neza. Kuko twabyawisha dusanga umuntu wese utari mu ijambo ntabwo umwana aravuka, aracyari kure, aracyaba mu gasozi, aracyari mu byido, aracyari ndagira yaraza mu rugo. Ariko turabona umuntu wese yakemera kugira ngo n'ijambo ry'ukuri yahigisha izina. Haleluya. Niho twakomeje dusoma mu Abaroma igice cya 8:14, aho twasanze ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi kuri ibyo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kubera iki? Nuko muri iyi minsi hadutse ibintu byinshi. Twasanze ijambo Pawulo yabwiye Abaroma, yandika iri jambo yabwiraga Abaroma, ariko ntabwo hari igihe kibereye cyiza cyangwa igihe kigoye, ariko asanga hari abantu biyitirira ko ari abantu b'Imana, bazi kuririmba, bazi gusenga, bazi no kuvuga, bazi no kuyobora, bazi no gukora ibindi bitangaza, ariko arababwira ati kuva abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Naho ibindi byose ntabwo kuyoborwa n'umwuka wera twasanze ari bikwiriye abantu baza kugira ngo muri nibature, kuko ari abanyeshuri bagomba kwiga bakamenya aho ijambo ry'Imana ryari ryarabwiye Dawidi kuri Zaburi 32:8, ryarubwiye dore nzakurigisha, nzakugirira nkwereka ijisho ryanjye rizakubona.
haleluya. Ijisho ryanjye rizakugumaho. Dusanga umuntu w'Imana ntiyirinde ararindwa. Haleluya. Dusanga ararindwa. Dusanga muri karitsiye umuntu w'Imana arindwa. Twasanze Imana ikoresha ijambo nyinshi. Itandika wowe, haleluya. Ni Imana itandika. Twasanze ikoresha abasirikari, twasanze ikoresha polisi, twasanze ikoresha daso, twasanze ikoresha abanyerondo b'umwuga, twasanze ikoresha abaganga, twasanze ikoresha abantu benshi kugira ngo byasinzire. Dusanga n'abigeragezo ngo zajya byasinzire nizigure kuko zireza n'ubuvuzi wawe ari hano. Haleluya. Turavuga ngo nta muntu ukwiye kongera kwiga no kwiganira kuko turizwe na amen. Uzi ko twasanze hari abantu Imana yemerekesheje izo nzego Imana yubatse, irazubaka irazikomeza, iragabaho kugira ngo igihugu urimo giterwe. Nakemeraga kuyikunanyisha tukazigura tukazishyira hariya, ariko abantu banjye haleluya nimuzigure mu gihugu, nimara kuzigura mujye murinda abantu baraturinda n'ukuri. Gusa abantu barayiko buriya zitanze bazigizamba babati ntaje gukora wowe ntaje gukora akajura kaba kagiye kuza kagahura na polisi kaba kagiye kuza kagahura n'abasirikari kagasanga abasirikari arangije abajura bakiba bwana polisi gahita kwibo. Hari abajura twamaze kumenya bari uyu munsi ejo tuzabaza bakaza bakabaturitsa kumbi inama y'amasengesho bari gusenga bakavuga bati Mana dutabara. Haleluya. Dutabara. Imana igatabanyuze muri izo nzira aho umujura yari akamara iminsi yihisha avuga ati nanjye barahari kubera ko turinzwe n'ukuboko k'Uwiteka. Imana yibazwe cyane. Twihute turagenda tugera ku munsi wa kane aho twasomye ijambo ry'Imana dufite intego yitwa kuba maso. Kuba maso ni ibyacu. Hanyuma dusoma Matayo 25 duhera ku murongo wa mbere kugeza 13 aho twasanze umugani Yesu yaduciye atubwira ibyo turimo urugendo rwacu, atubwira ati dore rero ubwami bw'ijuru, ubwami bw'Imana bugereranywa n'abakobwa 10 bagiye gusanganira umukwe, abatanga bari bafite ubwenge abandi batabara. Dusanga ikinyarwanda umukwe ari ikinyarwanda gikomeye. Mu by'ukuri kubwira umuntu ko ari umupfu twasanze bavuga umuntu akureze ko amwishe umupfu bavuga, ariko abanyarwanda cyangwa abantu biga ikinyarwanda cyane basanze mu kinyarwanda iryo jambo nta kindi barivuga, habuze ibyo barivuga, barandika ngo abatanu bari abako abandi batanu bari abako. Dusanga karitsiye zigezweho z'abanyabwenge, dusanga na hano mu Rwanda turi aho twasanze mu gihugu cy'abakire hahari, dusanga no mu gihugu cy'abakene hahari. Birasobanuye ngo hari ibice bibiri, uko byagenda kose haba mu buzima busanzwe hari ibice bibiri, haba mu buzima bw'umwuka harimo ibice bibiri. Mbese muranyumvise? Dusanga rero Yesu yavuze ngo nuko mube maso kuko abo bantu ngo bagiye bagiye gusanganira umukwe batanu bari batwaye amavuta mu mezo, batwaye n'amatabaza, abandi batanu babiri batwaye amatara y'undi batwara amavuta mu mezo bagenda amatara yabo. Bahageze sinzira bahageze mu rusenge bamwakira isari bamwakira, ariko ngo bahageze basanga umukwe akiri kuza. Baragenda barasinzira pe gicukuranye abantu barananirwa bamaze kunanirwa yoheho mu gicuku cya nijoro cyane mu muvanga ibindi birakubita ibintu birasakuza bumva inkuru ziri kuvuga abandi bari kuvuza imihware atabanye ibintu birakomeye ati nyamuneka bumva harimo abantu bavuga ngo nimusohoke usanga ari umukwe kuko umufashe nuko bose b'abakobwa bose bavuga baboneza amatabaza yabo abo urutandu cyane gatatuzamuye cyane barumanuye, hanyuma barongera bakaraga itara ryabo akamashini bakazamura urutangira rwaka neza, abandi bazamuye aho kugira ngo byakwiraze babandi aho bazamuye biri kwaka neza barongera baranasuka abandi mavuta, abandi bagiye gusukamo amavuta basanga
kuko nta mavuta bari bafite mu nterezo. Barangije rero igihugu cyabaye baravuga ati nimutanga amavuta yanyu dore amatabaza yacu twebwe turacana sima. Bati wapi ntabwo yatubwira kabisa yacu aho uburyo bwacuruzi muyigure bagiye ku gaciro basanze tugize ryacu kuko hari mu gicuku. Magazina za Kingo magazina za Kingo insengero rimwe na rimwe iby'umuntu uzabigura ibyo usanga ubugi bw'iby'umwuka rurakira. Haleluya. Nibwo muramubona mwebwe ntabwo muri kuvuga ku buryo buri kuvuga ndagira ngo mbabwire ko igicuku kirahise. Uzasanga umwere uri kwinjira mu itorero, uzasanga amagambo apfuye ari kuvugirwa mu rusengero, usanga ibizira biri kuvugirwa mu rusengero, kuko inzugi z'amaduka y'umwuka bari kugenda bazifunga. Hari izakomanga mugasanga zirakinze, usanga ntabwo zaje bari tugiye. Ariko barashakashaka aho bayahuriye baraza bati nyakubahwa we nimudukingure. Umuntu uzi ubwenge yabwira nyakubahwa ngo nimudukingure. Ubu wasanga bari abashumba bacu wakererewe ukananirwa guhamagara diyakoni ukaba umushumba we nyakubahwa nimudukingure. Bari abapfapfa. Mbese muranyumvise? Bari abapfapfa. Nuko Yesu aravuga rero ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyane. Twihute twigere hepfo gato. Ubwo hari ejo kuwa gatanu aho twasomye ijambo ry'Imana muri Luka 20:34-38 aho twari turi kurya ijambo ryitwa ku maso, aho twasomye ngo mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'imbuto no gusinda n'amateme y'isi. Uwo munsi bazabatungwa kuko uzatungura umuntu wese umeze nk'umutego wese. Haleluya. Ariko reka mbabwire ibanga twasanze muri iryo jambo, twasanze nta muntu umwana w'Imana uzi umwuka we uzatungutse. Nta n'umwe uzatungutse. Abanyamwuka barateranyirizwa neza bari ku murongo. Twasanze Jaguari izajyana abagenzi b'Uganda no muri Kenya. Twasanze umuntu arakatije. Dusanga Jaguari y'amasaha ageze, abantu bazana amatike yabo bakinjira mu modoka, shoferi ntabwo ari bo bamutegeka ngo tuhaguruke. Dusanga bicaramo bose bagategereza ko shoferi akora ngo tubagiye. Dusanga shoferi n'umwuka we. Haleluya, haleluya. Agakiza twaragahawe, iyo ni Jaguari yacu. Tuyicaye dusanga umwuka wera niwe shoferi. Nubwo tuvuga ngo mwicare neza mu kanya tugere, n'uyu munsi ari kuri itangazo n'ubu ari kubivuga ngo nimwicare neza tugere. Mwicare, haleluya. Mwirangaza n'abahagaze ku madirishya bababwira agakira bombo, bababwira agakira uturo, ahubwo byaravuze ngo ni mube maso. Haleluya. Mube maso begeranye ibyaha ibikapu byanyu murebe kubisubiza neza. Nimwicare neza murebe ibyangombwa byose bihari, hanyuma tumenye ko tubituma mwize nonaha turebe ibihari nyuma uko tugendeye. Jaguari yacu mu gitondo turayigendamo. Imana y'Imana. Hanyuma tukiri kuri iryo jambo ryitwa kuba maso, ndagira ngo twihute noneho dusome umurongo hafi n'umwe hano muri Bibiliya kugira ngo tufunge dusubike ikigisho. Icyo bitwaye. Haleluya. Mwese mwicare mu Jaguari. Mwicaremo neza. Ntabwo ari iya hepfo, Jaguari ihari. Amen. Iri hano ntazindi ntabwo utera. Tereba kuti ndende kabisa. Nanjye ndinjiramo. Baramusubije ute mwinjiramo. Nta kintu. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gutegeka. Gutegeka kwa kabiri turasoma igice cya 32 mirongo 29. Reka nsabe n'ubundi umuyobozi wacu umushumba wacu Damascene adusomere ijambo. Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 mirongo 29.
umurongo umwe gusa. iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi baba bitaye ku iherezo ryabo. Bagasubiramo. iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi baba bitaye ku iherezo ryabo. Amen. Reka nongere ijambo rimwe umurongo umwe n'ubundi. Ryahishuriwe Yohana 3:11 niwo wonyine gusa nsoma. Haranditse ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Amen. Aya magambo murumva ni menshi cyane. Iki gitabo dusomye cyo gutegera kwa kabiri ni igitabo cyanditswe n'umukozi w'Imana witwa Mose. Umwe wanditse ibitabo bitanu bibanza n'isezerano rya kera. Uyu mugabo yarageze ahantu ari kuganira n'urubyiruko rw'Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, bageze mu nzira abantu benshi bari baramaze gupfa bapfiriye mu rugendo, ariko aganira n'urubyiruko rw'Abisirayeli arababwira ati rero mwumva kandi bana bacu mwabonye bazi uko bapfuye, mureba abantu uko bapfuye bazize baturiye Imana. Ibyo mwarabyiboneye n'amaso yanyu. Iyo bakiza kuba abanyabwenge baba baritaye ku iherezo ryabo. None iyo baba barakumwe, yaba bari bazi ubwenge, baba bitaye ku iherezo ryabo. None rero bana bacu turabasaba muri ubu rugendo ngo mu byo mukora byose mwababara mwanezerwa mujye mwita ku iherezo ryabo. Dukomeje hano kuri iri jambo dusomye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Uyu ni Yohana muri Israeli ku kigo cy'Imana Imana ikwereka ku by'amatorero, ariko imwereka iri torero ry'Imana kugira ngo ndaza vuba. Haleluya. Komeza ibyo ufite hatagira gutwara ikamba. Mbere y'uko dusenga Imana rero kuri uyu munsi wo gatanu, muri wowe ufite iki? Ufite ibyo kurindwa? Ndawicukutira uretse karavuga tufite iki? Umukene ntabwo uri umukene waje mu nzu y'Imana, ntabwo uri umukene waje ubwami, ntabwo uri umukene ko wageze ubwami ntugipfuye. Haleluya. Ubwo waje mu nzu y'Uwiteka umukiza ni mwari, ubwo waje mu nzu y'Imana. Oh, haleluya. Uwiteka ababaririmbyi bose baririmbaga, Uwiteka arabishyira hano ati ngwino mwana wanjye warakomeretse warababaye wagize ibikomere, ati yihorere aragusize birasa kandi nageze mu nzu y'Imana. Kandi ndagucika mu izina rya Yesu, mubwire uti mfite ijambo numvise. Haleluya. Mfite ijambo numvise ko Uwiteka atazamuka, numvise ko Uwiteka atazaza. Noneho ndamubwirije ukuri uti Satani ndagusezerera. Haleluya. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana. Dusanga rero karitsiye y'abanyamwuka irahari. Dusanga nta mukene wakijije, nta mutindi wakijije. Muyatwaje twese dukene tugeze mu rugo rw'Imana. Impamvu ya mbere ni uko karitsiye turimo iby'umwuka. Iyo umaze guhamagarwa ubaye umunyamwuka ukagera mu cyiciro cy'abanyamwuka, kwicara n'abanyamerika b'abanyamwuka turicarana. Haleluya. Tukicarana n'abo mu Burusiya buzuye umwuka wera, tukicarana ku ntebe zimwe, basenga natwe tugasenga, tukabatumaho Imana, Imana ikabasura. Haleluya. Abari kwa muganga ikabakiza, bakavuga ati Imana yacu yadukijije. Burya nuko muri Afurika basenze, ab'i Burayi basenze, Imana yajya gusubizwa ngo humura ndabikora ibitangaza. Wowe ukibazo bizaturuka abakomeye n'aboroheje yarabakora. Nibyo cyangwa si byo? Nta muntu wikiza akizwa n'abantu. Hari umwabonye wikiza? Umuntu wese akizwa n'abantu. Imana yahamagaye ingeri zose mu bihugu byose kugira ngo we kuba wikunze, ahubwo umenye ko Uwiteka amaboko ye akuzengurutse. Reka rero dusenge Imana.
mbese kugira ngo hari umuntu udakeneye imbaraga zo kuba umunyamwuga, hari umuntu udakeneye imbaraga zo kuba amazi, hari umuntu udakeneye imbaraga zo kugira ngo ibyo bibike komeza icyo ufite hatagira gutwara ikamba ryawe. Waba waje none ufite ingorane z'uko ukiboheye hanze, uvuga uti aya madeni nzayagera, ibyo ubukereza bukwizayo, ariko nawe ubwawe ubifitemo uruhare kuko uri umubeshyi, ubifitemo uruhare kuko uri umusambanyi, ubifitemo uruhare kuko uri umusinzi, ubifitemo uruhare kuko wazi gukizwa neza, ufite uruhare muri ibyo bintu ariwo ubikora, ariko ugiye kuzamuka uvuga uti data ndemeye ndatsinzwe ndagira ngo wawe nawe usigare uburane. Haguruka gusengera, ndakukundira, haguruka zamura ikiganza, zamura ikiganza niba warasubiye inyuma, niba waracitse. Ntabwo rero tubabwira, ahubwo dukeneye imbaraga y'ubuyobozi, dukeneye imbaraga ntazo mukeneye narigize mwarasuzumye uracyakeneye abantu bakeneye imbaraga, abazikeneye ubabura ubuzima. N'ubundi turiyiriza umushumba wacu, aho umubyeyi wacu n'ubundi begere hafi baza badufashe gusenga isengesho. Uburyo berejwe n'ibyo berejwe cyane cyane kugira ngo wari ucitse intege bongere kumusabira amavuta yo kugira ngo yongereze imbaraga, kugira ngo wari unaniwe bamuhe abantu bo kwicumba, kuko nguko niko bipanze. Reka rero twegere umubyeyi wacu n'ubundi adusabire, adusengere Imana, adusabire imbaraga, adusabire no kwezwa, turusheho kugera muri uru rugendo tumeze neza. Imana ibahe. Kubasha kwita kwizera byacu tumenye yuko iyi si izarara
isi izashira isi izashira nta gakondo dufite muri iyi si hano mu isi turi abashyitsi hano mu isi turi abagenzi hano mu isi turi abimukira rwacu ni mu ijoro dutegerezwa kugatazava duheko haba abakobwa abanyabwenge bagize amatabaza yabo bagategereza umukwe bafite amatabaza arimo amavuta ariko ngo hari abandi bakobwa bategereje umukwe badafite amatabaza arimo amavuta ibyabo uko byagenze turabizi neza turinde kuzaba twaye abakobwa bato batitaye ku matabaza yabo wamenye amavuta yabashiranye haracyari ibyiringiro kuko amavuta yashiranye wayabona haracyari ibyiringiro ku muntu bashaka kuvuga we uzamugezayo bigakunda haracyari ibyiringiro ku muntu yahinduka agatangira kwita ku iherezo rye haracyari ibyiringiro ku Imana itanga imbaraga muri uru rugendo tubura imbaraga turananirwa duhura n'ibitwambura imbaraga duhura n'ibiturwanya duhura n'ibidusubiza inyuma duhura n'ibidukomereza duhura n'urugamba duhura n'amagambo duhura n'ibibazo bikatwambura imbaraga ariko turasenga muduha imbaraga zo gukomeza urugendo rurakomeye urugendo ni rurerure urugendo ntabwo rworoshye ruragoye muri iri ngana mutatugira mu misozi y'amatara aho hose akarusha umutima ariko turasenga uwiteka ngo twambike imbaraga no kuzarageza urugendo ushimwe kubera natwe abashiki bacu babasha kumvira ijambo kandi ukabaha imbaraga ushimwe ko umugaragu wawe wakoresheje urugendo rwose mwambika imbaraga igikoresho cyawe uheze urugendo mwagure cyane n'ababasha kumva n'amagambo bose ukomeze kubagana neza urakoze natwe gusubiza kandi gufashije niko dusanze mu izina rya Yesu reka mbere yo kurangiza kandi umuntu waje afite ikibazo cy'uburwayi gikomeye yegera umuntu waje afite ikibazo cy'ubukomere cy'uburwayi nibo tugiye gusenga negera hafi izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti bagushimiye ko batubashije kuba mu nzu yawe inzu yawe niho tubonera ubuzima inzu yawe niho dukirira ukuri n'imba zacu tudushyizeho ushimisha muri gukiranirwa kwacu reka tuduheshe amahoro cyane kuri wowe Mana nyamara abantu bagutekerezaga bakubiswe n'Imana bakubiswa nayo ariko ibyo bibyimba yawe niyo dukirisha turagushimiye Mana ko imibyimba yawe ariyo ituma tubaho mu izina rya Yesu Kristo usengeye bene data barwaye mu izina ry'Uwiteka Imana hari abarwaye indwara zo mu maraso hari abarwaye indwara mu bwonko hari abarwaye imiti ikomeye hari abarwaye indwara zo mu magufa mu izina rya Yesu Kristo indwara izo arizo zose uzishikuje turaziranduye ubuzima bw'abana b'Imana utegetse gukira mu izina rya Yesu ba Yesu dufite ubutware mu izina rya Yesu biravuga ngo niba hari urwaye natubwira abakozi b'Imana bamusengere bamurambitseho ibiganza kandi isengesho ryo kwizera rizakiza uburwayi bwabo buhagurutse mu izina ry'Uwiteka usengera ababyeyi usengeye bene data bose kugira ngo imbabazi z'Imana zibakize ikiganza cy'Imana gikiza kibagaragariho Imana ibaha ubuzima mu izina rya Yesu uhereye umwanya bakire ukuboko kw'Imana mu buzima bwabo bakire ukuboko kw'Imana mu mibiri yabo bakire gukiza kw'Imana ijuru ribatekerezeho ijuru ribakize bazahagarare bashima bavuga ngo cya gitondo itoro ryadusengeraga bakiriye ubuzima bakiriye kubaho duhagarika isereri mu izina rya Yesu duhagarika imbaraga za Satani imbaraga zo kubyuka mibi mu izina rya Yesu turazitegetse ntabwo tubigoswe nazo turazitegetse mu izina rya Yesu bakiriye ubuzima bw'Imana n'imbogo yawe ibe bizima undi ahantu habe hazima n'amasomo nazibe bizima mu izina rya Yesu amaraso atembere neza
ijambo ritanga ubuzima. Imana yashimye, Imana imugisha umufasha we, batubwiye neza cyane, baranezerewe cyane. Haleluya, haleluya. Barishimye. Tugeze mu mwanya rero wo gukora umurimo w'Imana, dutanga icya cumi n'amaturo. Turakira korali abashyitsi batandukanye baririmba indirimbo imwe. Turareka Kagarama, ariko Kagarama asenga Imana. Sengere imana tugiye kwinjiramo gukora umurimo w'Imana, dutanga icya cumi n'amaturo. kandi wabibonye umwanya wo ku rusengero umuntu ahita agiye gusoza kuri soko mutenyerwa tukomasi Thank you.
bataragenda mu gitondo bari gukomeza ariko Imana ni yacu. Haleluya, haleluya. Rwose tukabyaza umusaruro Imana ishimwe. Reka korali turi hano turarike abayobozi bari batureye ababyeyi batambuke bigire hafi bifurije kugira icyo bavuga muri iri teraniro binyinge mukomeze mube mwicaye gatoya tubatega amatwi mwumve mesaje batuzaniye. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ibyo ngibyo bivuga bajya gusaba ubundi komite y'abaterankunga baturiho hasi hano haguruke gusaba diakoni Sipiri nawe amenye niba turi kumukenge nawe yaje nawe naze hano turaza gusaba n'ubundi mwigisha wacu nawe ari muri komite y'abaturi nawe aze kugira ngo igikorwa twagambiriye tugisohoze twese. Turabashimiye imbere bwanyu kandi tunezerewe ko umwigisha yigishije ijambo natwe twabashije kubyumva. Twaje rero turi manibature ubu mubona aba ni abakozi dukora guhera saa 10:30 kugera saa 12:00 dukora abandi bose baryamye. Turi abakozi ba mu gitondo. Haleluya. Turashima Imana rero twaje mu ivugabutumwa ariko twagambiriye ko ahari wenda ku kintu twakora ku murimo w'Imana cyihutirwa. Dutekereza ko uyu mwaka ari umwaka wo gutanga mituweli. Twifuje gutanga mituweli z'abantu 20. Twagira ngo dusabe umushumba wacu Mwarimu Damascene aze adutangire iyi nkunga twatanze kugira ngo izakore umurimo w'Imana. Ntazagire abantu bo muri bature bavuga ko baheze mu rugo kubera ko babuze mituweli. Ubwisungane baze bashima Imana bavuye ngo turashima Imana ko twari twarabuze mituweli ariko Imana yakoze mu buzima bwacu. Murakoze cyane
bahereze umugisha bahereze imbaraga bari kuzagira ibyiza bakomeze n'urugendo bazatambukire kuzobora bazagendere kunanirwa uzabagera Siyoni amahoro tuzahora ubwami bw'ijuru n'iki gitondo Mana tuzakibuke bakoze urugendo rukomeye bahutse bamusharakomeye bateye intambwe baza mu rugo wawe bandi benshi bajyanye n'aya masaha benshi baracyajyanye ariko barabikukiza ibyabo uzabibuke mu bwami bwawe izi ntambwe uzazibuke uragera mu kaga uragera mu bworohe uragera mu bikomeye uzabibuke imyibatore uzabibuke aya masaha uzabibuke ibikorwa imyitozo y'ubuzima bwawe kandi ineza yawe izabakubeho ineza yawe izagere mu muryango rwabo ineza yawe izagere mu bwuzu bw'ubuvindi ineza yawe izakomeza kubarinda imbabazi zawe zabakinda iminsi yose kubaho kwabo urakoze Mana kukumvishije tugiye gutandukana rero tubasabiye kurirwa n'imbaraga zawe aho banyura aho bakandagira imihanda wabere Imana wabere ubufasha wabere ubuyobozi tubabere amagambo twese tubafashe mu izina ryawe dusenge akitivize z'uyu munsi dusenge imirimo y'uyu munsi abaje gushakisha tubasaba umugisha bahure n'ukuboko kw'Imana bahure n'ineza y'Imana bahure n'umugisha w'Imana kuko ariwe babanjije nawe ubanza kugakora byose bagisohoka ahangaha bagera mu mirimo bahure n'ineza y'Imana urakoze data kubyemera utandukana n'abashaka kugukorera ubuntu bw'Umwami Yesu urukundo rw'Imana umufasha w'Umwuka wera bikomeze kubana n'iminsi yose mu izina rya Yesu amen. Ihangane gatoya hari umufatanyabikorwa w'abaturage yacu wifuje kugira icyo avuga ihangane gatoya Ashimwe Mama Patrice umufatanyabikorwa w'abatuye hano nabaye n'umukino Matega rero Imana cyatugize kandi turacyayicunga ariko numvise Imana bo kumukene bavuga kugira ngo turebe ntabwo magena nta kintu nkoze nanjye nishyuriye abantu 10 ande Imana yakoze ari ifoto bohereje umuyobozi ababwira ngo hari bayereka urwaje umwana gutaza mama umwana ari kubyimba uresha miliyoni zigera muri enye niruka ariko umutima ajya gusenga kandi umuntu umwe dukorana umwana yararangira mu bitaro noneho aranga kumuvuza kugira ngo umukozi wizeye Imana yacu aracyakora kandi irakomeye mwongere ijambo rino minsi riri kumfasha riri muri Yohana ibice 13:7 muri muguma muri haleluya kandi cyo kandi kuri Imana aracyakora ibyimba barakibaza abana b'umwana bafite umwaka n'igice barangije ibyimba bakibaze bashyiramo kamenshi kugira ngo kajye kakira aho gukira harabura twabibayemo amezi agera muri ibyo bintu nta kuryama gutya ubashe kuba waryama ariko Imana yacu umuntu dukorana arambwira ngo afite umuvuzi amazi asa umuvuzi igati amunganye muhamagaye mujye mugira amaso abona numva ni umupfumu avuga ngo mwana yararwaye avuga ati nashimiye mama Mana niwe mwana muhe nasenze umwana wa gatatu wanjye yitwa Arani ndavuga Mana ucure kuko ndabona ninarasenze
nta kindi nakora sinajya kujyana umwana ku mupfumu kuko siko narezwe navukiye muri iri torero iri torero mujye murikunda kandi murikunde kuko n'abayobozi banyu itorero ryiza murikunde murisenge aleluya kuri mu Imana ndagira ngo kumbwira Imana abantu hafi umwana mu bavumu ekisegaranya miliyoni kuri konti z'abandi yamuhereza